Aba bana mureba uko ari 9 bose bavutse ari impanga. Mu mwaka wa 2021 rero nibwo ibyo bita abenshi nk'igitangaza byabaye, aho umugore wo muri Maria yabyaye abana 9 icyarimwe. Icyo gihe akibabyara benshi bavuga ko abo bana bashobora kuzapfa cyangwa se bagahura n'ibibazo bikomeye by'ubuzima, ariko suko byagenze. Ngira ngo nkuko murimo mubireba baje gukura ejo bundi tariki enye, ejo bundi iminsi 2 ishize tariki enye mu kwezi turimo kwa gatanu, bari wujuje imyaka 5 y'amavuko ndetse bari mu myiteguro yo gutangira ishuri. Aba bana b'impanga 9 rero bavutse abahungu ari 4 mu gihe abakobwa ari 5, bakaba baraciye agahigo kwisi ko kuba ari bo bana benshi bavukiye icyarimwe bakabasha kubaho. Mama w'abana rero witwa Harima yanditswe mu gitabo cya Guinness World Record nyuma yo kwibikaho agahigo ko kuba umugore wa mbere kwisi by'abana benshi icyarimwe, noneho abo bana bose bakabasha no kubaho. Mu minsi 2 ishize rero ubwo abana bizizaga isabukuru y'imyaka 5 yabo, mama wabo Harima yavuze ko abo bana bameze neza cyane kuri ngubu, bafite ubuzima bwiza kandi bishimye cyane. Yongeye ko kandi mu minsi iri imbere, mu minsi bike cyane iri imbere bagiye gutangira ishuri bose uko ari 9. Aba bana rero uko ari 9 bavutse tariki enye mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2021, bavukira mu gihugu cya Morocco, aho nyina rero yajyanywe kwivuriza mu bitaro bikomeye. Gusa ubwo uyu mubyeyi yajyanwaga kwivuriza mu bitaro byo muri Morocco, yagiye abaganga babo batekereza ko atwita abana 7, gusa bageze muri Morocco baza gusanga atwita abana 9. Gitangaje rero nuko aba bana ubwo bavukaga bavutse igihe cyo kuvuka kitageze, ko bavutse inda ifite ibyumweru 30 byonyine, mu gihe ubusanzwe inda imara ibyumweru 40 kugira ngo ibe yavuka. Ibi bikaba byaratumye rero nyuma yuko bavutse bamara andi mezi 17 mu bitaro, ubwo n'umwaka n'amezi 5 yose bakiri mu bitaro batarasubira iwabo muri Mali. Muri Australia rero mu mwaka w'igihumbi cya 1971 naho hari umubyeyi wigeze kubyara abana 9, gusa we yaje kugira ibyago bose ntibabasha kubaho. Akaba ariyo mpamvu rero abangaba bo bibitsa agahigo noneho ko kuvuka ari impanga 9 noneho bose bakabasha no kubaho. Ngaye nguko njyewe Dimideri w'Abanyarwanda. Diamolo, iyi ni bare resto VIP ijyanye n'icyubahiro cyawe, ubu sirimo Remera mu Giporoso. Muri Diamolo uhamagarwa n'umwihariko w'isuku no gususurutsa, biherekejwe n'amafunguro afite icyanga n'icyo kunywa gihashye icyaka, amahitamo akaba yawe. Tambuka rero wishimane n'inshuti n'umuryango, imiryango ibifunguye iminsi yose. Diamolo iyi kimaranzara iti wisiganwa n'amasaha, amafunguro ya mu gitondo ahora ari tayari. Bife nayo ikaba iteguye guhera saa 5 kugera saa 9 z'umugoroba. Oze ngo buragorobye, ni muri paradizo nsansa, hahandi wicara utuje ibitekerezo bikisukiranye. Intyoza mu gukaraga umubyimba ndetse n'ababyiga namwe, karibuni ku mugoroba muri Night Club VIP ya Diamolo. Tuhakubura ukweto, turuhura ubwonko, nibucya twanzike ku murimo. Abatararonkera muri uru rugo ruhire mwisiganuza, ahubwo nimuhagere mwishirira amazeze, bitiyise muvunyishe babategurire, nibinarimba babazanira amafunguro aho mushaka. Diamolo ni Remera mu Giporoso imbere ya gare, neza neza inyuma ya station Orix. Parikingi yaho nayo iragutse ku buryo yakira ibinyabiziga byinshi cyarimwe kandi mu mutekano usesuye. Telefone yo ni 079 61 24 77 cyangwa 0788 30 24 56.